Muraho neza cyane, murakomeye. Umuryango wa YouTube ndonge ndabasuje, murakaza neza cyane. Nimba uje hano bwa mbere, ngiye ni Fanny, hano tuba ku bintu byinshi cyane bitandukanye. Hari ibintu rero dukunda kuvugaho cyane bijyanye n'isuku y'igitsina cyacu twebwe abagore. Nibyo niba ngubu ngiye kuvugaho rero ikintu cy'ingenzi cyane ugomba gukora igihe cyose ukimara gukora imibonano mpuzabitsina, ni ukujya gusoba. Kujya gusoba bino bintu hari abantu babizi, abantu benshi barabizi, hari abandi babizi batajya babikora. Uyu munsi rero nagiraga ngo mbivugeho kugira mbashishikarize kubikora, inshuti zanjye, kubikora. Ubu ufite iminota 30, mbese kuva ntago ari ngombwa gumare gukora imibonano mpuzabitsina uhite wirukanka ngo ugiye gusoba. Oya, ubu ufite iminota 30, muri iyo minota 30 nta kibazo, ariko ntuze kugenda kurenza ngo ujye kwisa umarisa umaze gukora imibonano mpuzabitsina utarajya gusoba. Ngiye kubivuga rero mu magambo nihuse cyane. Impamvu ugomba kujya gusoba ukimara gukora imibonano mpuzabitsina ni iyi. Biroroshye cyane, nuko mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina ibintu by'umugabo, igitsina cy'umugabo gishobora kudepoza amabakteri mu gitsina cyawe, gishobora gushyiramo amabakteri mu gitsina cyawe, kubera ko ni ibintu byumvikana. Ntabwo ubuze ahantu ibintu by'umugabo wawe byiriwe, nimba yikozeho wenda urugero mu ntoki yari afite amabakteri runaka yashyira ku gitsina. Mbese hari ibintu byinshi cyane bishobora kuba byabaye bigatuma ku gitsina cye kubuze kuba hariho ibyo bintu by'amabakteri. None iyo ayo mabakteri abaye depoze agiye mu gitsina cyawe, ntujye gusoba ukayagumishamo, ashobora gukora infection, bishobora kukuviramo infection. Ikindi kintu cya kabiri, wenda nkuko kuntu muba murimo murakora ibintu nyine, uri murage ujya hano agenda hano ajya hano, hashobora kugira n'utuntu tw'amashuka twinjira mu gitsina cyawe cyangwa ubuki. Ibyo nabyo ntabwo ari byiza kubigumishamo. So iyo ugiye gusoba bihita bisohoka. Hari abagore bagira amabakteri ntago arimo imbere mu gitsina, aba ari inyuma. Iyo ari inyuma rero atarimo imbere nta kibazo na kimwe uba ufite, ariko iyo agezemo imbere ashobora kuvamo infection, iyo bita urinary tract infection. Ndaza kubyandika hano, muze kugenda muyishakishe mumenye namwe iyo ariyo, ariko ntabwo iterwa n'imibonano mpuzabitsina. Ahubwo ikintu kiyitera ni uko iyo ukoze imibonano mpuzabitsina, ya mabakteri igitsina cy'umugabo wawe agishobora kuyinjizamo mo imbere, noneho yageramo, iyo agezemo mo imbere niho atera ikibazo. Kuba ari inyuma nta kibazo na kimwe warugize, ariko kuba yinjiyemo imbere niho ikibazo uri buze gutangira kukigira. Ibi ngibi ikintu cya mbere uzumva ni gusoba ukumva urimo urababara, ukumva wagira harimo nk'urusenda. Hariya ni mwene iyo ndwara. Nongere mbisubiremo, ntabwo iterwa n'imibonano mpuzabitsina kuko n'abana batoya cyane barayirwara, ahubwo imibonano mpuzabitsina ishobora gutuma wa muntu utari ufite ikibazo atangira kuyirwara, ariko biturutse ko n'ubundi izo bakteri zari ziri mu gitsina cyawe. Iyo ugiye rero gusoba ukimara gukora imibonano mpuzabitsina uhita wongera ukazisohoramo, bino urumva ko ari ikintu cyiza cyane. Ni ukuvuga ngo rero mu magambo make, kuko nari nabivuze ko nshaka kubivuga mu magambo make, kujya gusoba nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina bishobora kukurinda ama infection menshi cyane yo mu gitsina. Kandi twese turabizi yuko niba harigeze kurwara infection za hari ahantu, nta muntu n'umwe ubyifuriza. Niyo mpamvu rero ndagira ngo mbasabe muzajye mubibwira abana banyu bino bintu. Niba ufite umwana w'umukobwa, uzajye ubimubwira yuko igihe azashaka umugabo, paravere yaho, igihe azashaka umugabo nyuma y'imibonano mpuzabitsina agomba kuzajya ahita ajya gusoba, kugira ngo tubibwire igitsina gore kwese. Hari abantu byakiriza ubuzima, kuko iyo iriya narindi kubabwira ngo urinary tract infection, iriya yakwica, irica, ntagaruko, kubera ko iranazamuka. Wenda ibyo ngibyo tuzabivugaho butari, ariko mwebwe namwe mugende muyirebere. Hari abantu benshi cyane bashobora gukiza ubuzima bwabo kubera ko bagiye gusoba gusa nyuma y'imibonano mpuzabitsina. Ndizera yuko ari ibigi rero ndashaka kuvuga kuri uyu munsi. Niba waruje hano bwa mbere utarakora subscribe, ntuze kubayagirwa kuyikora, biramfasha cyane muri algoritme za
za YouTube kandi nawe hano uzakora ibintu byinshi cyane bizagufasha. Mwakoze cyane rero, mukomeze mugire umunsi mwiza, naho ubutaha.